Ni kenshi abantu basabwa gutanga amaraso ariko benshi ntibumva inyungu bafite muri icyo gikorwa, ntibamenya akamaro n'ubudahangarwa biha umubiri w'uwatanze amaraso. Nitwa Sam Kwizera, mbashimiye ko mudukurikira buri munsi. Icyo dukwiye kumenya ni uko amaraso yacu akorwa buri munsi kandi umunsi ku munsi. Aya maraso yacu amara hagati y'amezi 3 n'amezi 4, ari byo bingana n'iminsi hagati ya 90 n'iminsi 120. Iyo amaraso amaze icyo gihe ahita asaza. Iyo amaze gusaza ntabwo aba agifite akamaro mu mubiri wacu, ahubwo ahita ajya mu rwagashya, urwagashya rukayacagagura. Ayo maraso iyo maze kuyacagagura rufata amaraso yashaje. Iki gihe iyo amaraso amaze gucagagurwa havanwamo icyitwa bilirubine iva mu rwagashya ikajya mu mwijima, naho ugahita uyahinduramo icyitwa bile. Iyi bile iyo imaze kuyakuramo, icyo gikoma cya bile gihita kiva mu mwijima kikamanuka mu mara hose, ari nacyo gihindure bya biryo tuba twariye bikabihinduramo umuhondo. Ibyo bigatuma ikiremwa muntu cyose cyituma umusarani w'umuhondo. Kuba dutanga amaraso rero ntabwo bifitiye akamaro uwayahawe gusa, ahubwo natwe ubwacu tuyatanga biradufasha cyane. Ingano y'amaraso utanga, umubiri uhita ukora andi maraso ako kanya asimbura ayo watakaje. Bikurinda indwara zitandukanye kuko usohora ibyitwa amahadikoribire. Iyi ni imyanda iba mu maraso yashaje. Hemochromatosis ni imwe mu ndwara bikurinda, iterwa n'uko wagize fer nyinshi mu maraso ikajya mu mwijima zikangiza umwijima, bityo ukawurwara. Iki gihe iyo watanze amaraso uba ubyirinze cyane. Gutanga amaraso bikurinda kanseri. Ni ukuvuga ko igihe wabashije gutanga amaraso byibuze mu gihe cy'amezi 3, bigufasha ko imyanda myinshi dusanga mu maraso yamaze gutakaza igihe cyayo. Izo ndwara zose ntugikunze guhura nazo. Bikurinda indwara z'impindura nka diyabete. Umenya uko umubiri wawe uhagaze nyuma yo kugupima sida, hepatite, umuvuduko, umutima n'ibindi. Ni ukuvuga ko iki gihe babanza kugupima hanyuma ukamenya uko umubiri uhagaze. Bituma ubaho igihe kirekire kubwo gusohora fer, ya myanda yose tubona mu maraso yamaze kumara amezi 3 mu mubiri. Ibinyamakuru byandika ku buzima byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakoze ubushakashatsi bisanga impamvu igitsina gore kibaho igihe kirekire ugereranyije n'igitsina gabo. Basanze impamvu ari uko habaho igihe cyo kujya mu mihango, bigatuma asohora fer nyinshi mu gihe cy'ukwezi. Ibi bikabarinda kanseri, hemochromatosis n'indwara zo ku bwonko. Izi ndwara zo ku bwonko tuzi ko zitwa maladie d'Alzheimer, umutima, indwara z'impindura n'uturemangingo twabo kandi ntiduhindagurika buri munsi, bityo bigatuma baho igihe kirekire. Gutanga amaraso ntibifasha uyahawe gusa, ahubwo nawe uyatanze wumvise ko bigufasha byinshi. Ikaze.